twagenda guys. Yes, President, félicitations intsinzi ivuye kuri penalty na match nziza. Gira icyo uvuga kuri groupe yawe y'abahungu uko bitwaye ukijwe mwari mwaganira imbere y'umukino. Ntekereza ko abahungu bagaragaje resilience imbere y'ikipe ikomeye nka APR, bagaragaza ubushake. Miti ya kabiri babonye yuko baje bari hejuru bagereza gusatira izamu, ntitwagira shimira umugaride wa APR ko yakoze save, ntekereza ko ariko yavuyemo igitego. Barakomeza barapushinga ariko bigera ku rwego babona yuko byanze bikunze bagomba kujera umukino, barawujera kugeza tugeze kuri penalty, ariko narindi siriko tujya muri penalty APR tushobora kuyikuramo kuko bitewe n'ubushake bw'aba bakinnyi, kuko kameme bari bavuze bati tugomba gukusa tukagera kuri hashoboka muri iki gikombe. Biragaragara ko ari ubwa mbere abenshi n'abakinnyi bato nkuko nabikubwiye bakeneye gukora amazina kurusha abakinnyi ba APR basa nkaho bageze kuri yapoje, kuko ugereranyije bene aba bakinnyi bato baba bafite inyota yo gukora kurusha no kwigaragaza. Mba felicita rero abakinnyi b'abana benshi ndabafelicita, kuko urebye abakinnyi nk'aba bose abenshi bavuye muri deuxième division, ibyo bashoboye gukora batanze show mu buryo bwose. Shimira na staff technique ku buryo bashoboye kujera match nubwo itari yoroshye, ariko good enough. Umuswahili atse umugani ngo bora punda afe ila mzigo. Mzigo ufike. Ya muradi mzigo ufike. Ndio hivyo sasa. President, ikipe ya Gasogi United imaze kugaragaza ko imbere ya APR itari insana ngufi. Ibanga ni irihe Gasogi? Ntabwo ari APR gusa, ni amakipe yose. Ariko no s'il ntabwo ari APR gusa, kuko n'indi ariyo yose tuyifata nka adversaire ukomeye. Kimwe nuko natwe nta kipe dufata nk'ikipe yoroshye. Ubwo rero iyo ariyo yose tuyifata nk'ikipe ikomeye, kuko nta mukino n'umwe muto baho kuri Gasogi. Ntekereza yuko icyo nicyo n'abakinnyi bacu bakwiriye kumenya, yuko ikipe ariyo yose itaza yabadebekera. Ndashaka tujyana tuganira kuri bamwe mu bakinnyi bagiye bafasha ikipe muri rusange. Dore ku muzamu Dauda uze save penalty ya nyuma nabikubwiye mu kiganiro ariko wari wabimbwiye ongera udufashe abanyarwanda babyumva. Nakubwiye nti Dauda Bareri we na Pavel ni urwego rumwe, kandi ngira ngo mwabibonye bose n'abazamu beza. Aho twavuga ko tukomparinga 11 kuri 11. Ntekereza yuko ndamufelicita, ni umuzamu mwiza, ni nawe n'ubushize niwe watumye tuguma mu mukino kuko yavanyemo penalty ya Baka. Ntekereza ko ku kigero kinini yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo twikarifiye muri demi-finale. Ya President, rero ubu mugeze mu kimwe cya kabiri, abantu bari barayanditsemo ko ngo ibikombe bari by'amakipe ngo ibyo niwe wari bashyizemo by the way. Ibyo ntabwo ari abantu vuga uti ngewe kuko rero ni dasi niba ubikwirakwiza nshuti yawe. Wenda gushangira ntumbaze n'icyo kibazo Dayi. Oya kibakure mu myanya. Ahubwo cyo nkubwira ni kimwe, rekeraho kuzajya usuzugura amakipe ko turavuna. Niba ugiye kuri mikoro ubaha ikipe yari yose bagiye mu kibuga ishaka gukina. Ibyo kugenda amakipe amwe ukayambika ubusa andi ukayasuzugura ukavuga ko nta kigenda n'ubundi ari ukurakina igeni. Please birababaza cyane, kandi please ibyo bintu ubikorewe. Ubutumwa ku ikipe ya Police FC muzahura muri kimwe cya kane. Dusimbukira aho tugezeho kuko natwe tugomba kuyitegura nk'ikipe ikomeye. Ikipe nk'ubu ifite abakinnyi beza benshi, tugomba kuyitegura nk'ikipe ikomeye. Perezida wigenda reka dukomeze tuganire twita tujya kuri match tugaruke muri iyi ngiyi. Ndashaka ko utubwira the spirit behind umwuka utwikira nyine ikipe ya Gasogi. Mu bigaragara njye ndi umunyamakuru ushobora kuvuga uti tukunganya karite, ariko abantu bareba abakinnyi bawe wenda n'aho abaperi baba barakinnye ko bakinnyi bo bari hejuru. Ndashaka umbwire nka message mu magambo avunaguye witangiye yanagwagiriya confidence ingana kuriya. Warubwiye iki cyatumye bamera kuriya nyine bamera nk'inkari? Icyo nkubwira nakubwiye yuko mbere na mbere abakinnyi bacu bagomba kumenya ko igihe cyose ari underdog. Rero iyo uri underdog wirinda kujya munsi ya dogs ukagaragaza ko utari underdog. That is it. Aba bakinnyi bafite byinshi byo gukora muri kariyeri yabo. Urebye mu moyenne d'âge ya Gasogi ni imyaka itarenze 23. Abakinnyi rero baba bafite icyo bagomba guharanira. Bigiye kurebera mazirimo nkuru, uragenda ugasanga umukinnyi urimo mukuru mubare mu kibuga ntabwo arengeje imyaka 25. Wajya kubara mu moyenne d'âge ni 21, 22. Iyo kipe biri very dangerous. Yes. Ntabwo bufite ko singita ubwo urabamuritse bagiye kwitara baragaragaye n'ubushobozi bwabo barabugaragaje. Ntibiri gusubiza inyuma mu kubaka ikipe umwaka utaha mu gihe bari guhita babakuramo abeza nyine bakaba ubashaka. Twebwe icyambere tugomba kureba eske ikipe hari ikikora kugira ngo iteze imbere abakinnyi muri development. Yes, ibyo niba bihari. Icya kabiri, ese aba bakinnyi bashobora gukina ku rwego rurenze urwacu. That is better. Nk'ubu twari kuyema Ripangu ni umwe mu bameyeri joueur twari dufite.
wenda who knows n'ejo wenda tuzarekura na Hakimu Hamisi ejo bundi turekure Jacques n'abandi batandukanye. So ntabwo twebwe ikipe yacu ntabwo ari gereza. Cya kabiri tuba dukeneye n'amafaranga, kuko amafaranga iyo yaje muri ekipe birafasha gufasha n'abandi. Nk'ubu ntekereza yuko twe nta mukinnyi tubanira, wakeneye umukino wese yamufata, ariko ikiruta ibindi byose abakinnyi nabo bagomba kumenya yuko ubu ngubu batakiri babakinnyi ikipe yaza yibesheho. Buri kipe igomba gukina ubu n'ikindi ivuga iti ndakina n'abakinnyi bakomeye, so they have to fight for that. Na Felicien Nakabanda wabaye umukinnyi w'ukwezi kwa mbere miliyoni imwe yayikenyereyeho, mvuga nti felicitation ari qualifié, nubwo arase penalty ijyamo iri kuba nziza, ariko na miliyoni arafite, menya arafite pressure ya miliyoni, but it's okay. Hanyuma mbere yo kugenda abakinnyi bakunda akanyenyeri, hari n'abantu baba bavuga ati reka tumenye icyo perezida yahise akora, niba atari ibanga guhita ushyiraho akandi kantu kiyongeraho yateganyijwe gasanzwe. No, ni ibisanzwe abakinnyi bacu ntekereza ko turi mu makipe atatu atanga prime nini. Ntekereza yuko ikipe ishobora kwituta prime ntibeshye cyangwa tunganye, yaba ari polisi cyangwa APR, nta yindi kipe itanga prime nini kurusha Gasogi, nta n'indi kipe itanga prime itangwa ku munsi wa match. Ntekereza ko ari umwihariko dufite. So prime uko yabengana kose iba ari nziza, kuvanamo APR ntibihagije kuko dufite na polisi, ni umusozi dufite muremure. So ntekereza ko nta kidasanzwe, it's good. Dufite match bagomba kugenda bakarikavaringa, tugategura match ya shampiyona, tukazagaruka muri match y'igikombe cy'amahoro. Ikibazo cya nyuma, umunyamakuru umwe yigeze koza Cristiano ati igitego watsinze Juventus ku bwawe kigerageje n'ibindi yavuze ntari buvuge, ugifata ute muri match zose kuva wafata Gasogi? Muri match zagushimishije kuva waba umuyobozi donc wagura Gasogi ni nk'iya kangahe uvuga ngo igiri muri match wenda? By the way, ngiye ukuntu nteye I don't live sinjya ngira excitement, kuko iyo utangiye kuba excited gutangiye kwitura hasi. Ngiye meze igihe cyose mpora mfite appetite, I die for more. Ntekereza yuko match zose iyo yatsinda batsinde yandiye nkuko nsinza APR, that's how it is, kuko nayo nsinda nari kuvamo. Mfata match nko kuba ndi kuri front line, kuko the day I survive I thank God, so that's how it is. Thank you so much. Thank you too.